Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Murabizi ko nta muntu n'umwe utarugeze ukandagira mu ishuri, ndetse n'uwaricikirije ariko yakandagiyemo. Murabizi ko kwiga ari byiza kandi bivuna, kuko iyo utize hari amahirwe ubura, ndetse kandi abakomeye bose ni uko baba barize, ariko bikaba akarusho iyo wigiye ahantu heza kandi hasukuye kandi hashimishije. Ubu rero kuri ubu amakuru atashimishije, amafoto arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga zo hano mu Rwanda, ibinyamakuru byanditse. Ni ibintu bidashimishije habe na gato, bitewe n'abanyeshuri bigira ahantu hatajyanye n'igihe. Benshi babonye amafoto bagiye bayatangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ibi kandi bikomeje kugaragara mu karere ka Rusizi, aho ababyeyi babuze ayo bacira n'ayo bamira bitewe n'aho abana babo bigira, bakavuga ko nta bumenyi na buke bagomba kuhakura. Mbese ibi byabereye muri aka karere ka Rusizi bikomeje kugarukwaho n'abagiye batandukanye bitewe n'aho abana babo bigira byaba byaragenze gute. Kuri ubu inzego z'ubuyobozi iz'ibanze ndetse n'abaturage baba bifuza iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ubu tukandaho n'akazugira kaza naho ukuntu ugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira ayo marorerwa yagaragaye muri aka karere ka Rusizi, kuko abagiye batandukanye bose babuze ayo bacira n'ayo bamira. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bibereye mu karere ka Rusizi bikomeje kubabaza abarezi, abarerera ku rwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Yohani Bosco Rusunyu, ruherereye mu murenge wa Nkanga mu karere ka Rusizi, aho abarezi bavuga ko kuba ryubakishije imbaho nazo zishaje ari imbogamizi ku myigire y'abana, kuko baba bameze nk'abari hanze, mu gihe ababifite mu nshingano bavuga ko nta gisubizo bafite, ahubwo ko nabo bategereje umufatanyabikorwa waza akabakoboka. Ibi bikomeje kubabaza abarerera ndetse n'abarezi barerera kuri runo rwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Yohani Bosco Rusunyu. Iyi nyubako kandi imwe yubakishije imbaho, n'irimo ibyumba by'amashuri 5 gusa, nazo ngo zarangiritse kandi ziranashaje. Umuntu uri hanze ashobora kureba imbere ndetse n'abanyeshuri bakareba ibihise byose. Umwe mu babyeyi wigishiriza kuri runo rwunge rw'amashuri witwa Musanabera Yvona, ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, yavuze ko imyubakire yaryo ibangamiye imyigire y'abana babo. Ubwo yasubizaga itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: kubera ko hirya abanyeshuri baravuga natwe hano tukavuga, nk'ubu njye narasaraye kubera ko mba ngerageza kuzamura ijwi ngo rirenge ayabo hirya, kandi nabo barashyiramo imbaraga ngo abana bumve, mbese ugasanga amajwi yivanze, abana bakabura ibyo bafata n'ibyo bareka. Undi murezi nawe wigishiriza kuri mu rwunge rw'amashuri witwa Biziyaremye Edouard, nawe ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, nawe mu magambo ye yagize ati: kwa kundi abana baba barimo kwiga umwandiko basubiramo, wowe uri mu rindi shuri wigisha nk'imibare, abari kwiga kimwe muri byo bumva ibyo hirya abari kwiga, mbese ugasanga biracanganye cyane, umwana abuze ibyo afata n'ibyo areka. Ibi kandi
byagarutsweho n'umuyobozi wa groupe scolaire Rusunyu Muhimundu Filiberite avuga ko naho atigeze akomanga kugira ngo iki kibazo kibonerwe igisubizo, ariko na n'ubu bikaba byaranze cyangwa byarabacanze nabo. Ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati kugeza ubu haba ku karere ndetse no kuri diocese hose batubwiye ko nihagira ubushobozi buboneka bazatureberaho cyangwa bazadufasha. Ibi kandi byagarutsweho na Padiri Ombeni Jean Paul Damascene ushinzwe uburezi muri diocese Gatolika ya Cyangugu, aho yabwiye itangazamakuru ko iki kibazo nabo bakizi ariko ko nabo badafite icyo bagikoraho. Ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati ishuri twararisuye tubona ni ikibazo gikomeye cyane, tuvugana n'akarere ariko kuko diocese aka kanya nta bushobozi twakoze umushinga tuwuha abafatanyabikorwa basanzwe ba diocese, ubu turategereje ngo turebe ko bikunda. Uretse iki kibazo cyo kuba iri shuri ryubakishije imbaho nazo zishaje, ubuyobozi bwaryo buvuga ko n'ibyumba by'amashuri bidahagije ku buryo abana biga mu byiciro barimo abiga mu gitondo abandi bakiga nimugoroba, bukavuga ko nabyo biri mu bibangamira imitsindire y'abana babo. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Rusizi aho abantu benshi babangamiwe ko hari ishuri ritajyanye n'igihe ngo kuko ryubakishije imbaho ngo kandi nazo zashaje. Ibi abatuye muri aka karere ka Rusizi ndetse n'abarerera kuri rino shuri bakomeje kugira impungenge nyinshi cyane, bavuga ko abana babo barimo barabaruka ngo kuko nta myigire barimo barahakura, ngo kuko ntiwakwiga ureba umuhisi n'umugenzi ngo cyangwa ngo wige urimo kumva ibyo mu rindi shuri barimo bariga, ngo ni ibintu birimo birabangamira abana babo, ngo nihatagira igikorwa rino shuri barifunge kuko nta burere abana babo barimo barahakura. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.